hari n'akandi namenye nimubaze ngo nakaye hari akandi namenye igihe cyose uzabona abantu bakurwanya ntihagire ikintu cyiza na kimwe bakumenyaho uzajye wicara mu nzu cyangwa ubyine ahantu hose ubyine uvuga uti mfite iterambere mfite destiny kubera iki namaze kumenya ko ishyari rirwanya iterambere igihe cyose abantu bazakubonamo ibibi gusa ujye wicara ubyine ugure n'agafanta ugasome n'ubu utanafite agafanta uteke mu karukire mu kirahure uvuga uti niko kandi kunywa kuko hari igihe kizagera Imana ikaguteza icyo bita ingamba haleluya amen icyo bita destiny aho ujya haba hahari Imana irahategura abantu rero bagize ihishurirwa nk'ubu iyo baza kumenya ihishurirwa kuko hano icyo ndimo ndanahishurirwa ntago uyu mujyi umazemo igihe kinini ariko igihe umazemo Imana igiye kukiguramo umusaruro ubaruze Imana amen ndabwakira sifa kwa Mungu ntago uyu mujyi umazemo ibihe birebire oya niko bimeze ariko hari ibintu Imana igiye kukuremera ikaguha icyo bita power mu mwuka no mu mubiri amen kora kunda yewe gucyo vuga ngo ni mama w'amahanga ndi mama w'amahanga amen uzi icyo bisobanura mami kora hano nyikubwira biravuga ngo iyi Imana igiye kuza uburetwa buriyongera iyi Imana igiye kuza inshuti zikuvaho n'uwoherezaga bibiri arafunga n'uwakubwiraga ngo amakuru n'ushizemo ijana ukamuhamagara akwita abasodo ukameze nk'amazi yiko kuyanginitse zishira utamubwiye icyo washaka kumubwira mbese ni ibintu utamenya bidasobanutse kandi iyi Imana igiye kuza ikibikubwira ujya mu gahuge ka wenyine nta muntu wongera kukureba ariko ndashimira Imana ndumva Imana igiye kuza haleluya ndumva Imana igiye kuza ndumva Imana igiye kuza duse ni makotarasi ndumva Imana igiye kuza Imana ishimwe cyane havuga ijambo rikomeye abwira ku muri 45 Yesaya aramubwira ngo nzakugenda imbere mu nshuti zose bageze inshuti yari bwakwiye kuzakujya imbere uguye mu mwobo se nibasubirayo have abantu twarabamenye yawe ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma imwe nzabicamo kabiri ibindi bimenagura ndashimira Imana ko ari ibintu igiye kumenagura ibindi gacamo kabiri biravuga ngo Imana iciye inzira bundi bucya twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri Mukakarangwa TV dushimiye Imana ko yongeye kutugirira icyizere uyu mwanya tukaba twongeye kuganira ijambo ry'Imana abadukurikiye abo mu Rwanda abo hanze impande zose turashima Imana ko twongeye kuyigirira icyizere kuko ngiye kudutekerezaho ikatugarurira wa mutumirwa ushize mwaramubonye mwaramukunze nanjye naramukunze cyane rero reka tumwakire yongera tusuhuza twibwire abashe kutugezaho icyo Imana akize ku mutima we murakoze cyane ni kare murakoze cyane reka dusenge hanyuma dukomeza tuganira turagushimiye Imana ya Abrahamu na Isaka na Isiraheli tugufite nago twifuza indi murengezi ingoma yawe niyogere turaguhimbaje reka inyenyeri imurikira abakiranutsi imurikira bera imurikira abanyamasengesho yongere tumurikire bundi bushya turashaka kukubona nanone kuruta ubwa mbere ko hari aho twakubonye hakomeye n'ubu turashaka kongera kukubona wongere wivuge urakoze bana natwe uyu mwanya dufite mu izina rya Kristo Yesu amen nanone turabashuhuje amahoro y'Imana bane namwe ni Mazimaka Jean Pomuseni mumenyereye kuri Prophète Berestaye twongeye kugaruka nanone kuri channel Mukakarangwa TV tubagezaho ijambo ry'Imana turumva tunejejwe n'Imana mu mutima hanyuma ndagira ngo dusome ijambo riba mu gitabo cyo kuvayo cyangwa se kimuka Misiri tuganire ku ijambo twumva twatekereje ko twaganiriza abantu bakurikiye Mukakarangwa TV dusomere mukozi w'Imana dusomere ijambo riri mu kuva 17 umurongo wa 14 gusa some mu izina rya Yesu amen haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso ubibwira Yesuwa yuko zakuraho rwose kwibukwa kw'abamareki bakibagirana mubo mu minsi y'ijuru bose mubo munsi y'ijuru bose amen naho ngaho hanyuma ndagira ngo usome kwa Samweli gitabo cya mbere cya Samweli 15 ku murongo wa mbere handitse ngo Sawuli yategekwa kurimbura abamareki hanyuma Samweli abwira Sawuli ati Uwiteka yantumye ukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isiraheli nuko rero
ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka Nyiringabo wavuze ngo nibutse ibyo abamaleki bagiriye Abisiraheli ubwo babatangiraga mu nzira bava mu Egiputa. None genda urwanye abamaleki barimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzabababarire, ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogobe. Rekera aho ngaho. Amen. Reka dusoreze muri 16 dusome ku murongo wa 6 n'uwa 7 hafi aho ngaho. Yego. Some 16:7 haranditse ngo ariko ku murongo wa 6 hano. Nuko basohoye aho yitegererezaga nuko basohoye aho aribwira ati ni ukuri uwo Uwiteka yimikishije amavuta nguyu imbere ye. Amina. 7. Ariko Uwiteka abwira Sawuli ati Samweli ati nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirekire, namugaye kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara ariko Uwiteka wareba mu mutima. Amen. Nshuti turabashimiye, n'iri jambo nagira ngo tuganireho gato, hanyuma dusenge Imana tuyishimire ibyikoze. Ndumva nakiriye andi mavuta mashya nanone kandi ngira ngo dusangire kuri iri jambo. Buriya ibintu byose ndabikunda cyane, ariko ijambo ndikunda kurushaho kuko ijambo n'ubuhanuzi butavangiye. Muzungu watwigishaga Bibiliya w'umunyamerika yaratubwiye ngo nyine hari inyigisho bagenda batubwire ko batikubashyira n'utukomantere ariko tugendanye n'ibyo turimo. Yatubwiye ngo ijambo ni umutsima, indirimbo ni isosi. Aro yatubwiye ngo cyangwa se ijambo ni umutsima, indirimbo nayo ikaba umuneke. Aratubaza ngo mbese warya umuneke kuva mu gitondo kugera nimugoroba nturware diyari? Ariyo mpamvu uzabona abantu bamwe bahera 3 kuko yangiriye neza basirimba agataha n'ibyo byonyine. Ariko iyo wumvise ijambo ry'Imana, urangiyewe iyo maze isaha nice mu rusengero amasaha 2 umuntu arimo yivuga ibigwi arimo asobanura n'ibiki, urumva birambabaza nta jambo ndumva. Iyo ngize amahirwe nkumva umuntu arashaho gato nkumva ndanezerewe bitasohoka nkitahira kugira ngo ataza kugira umuntu mvangira. Kuko hari ibintu nabonye byaje ngo byo ni byiza gutambira Imana, kuririmba. Bibiliya avuga ngo baba yasenge unezerewe aririmbe, kuko iyo umuntu aririmbye abasenze kabiri. Ariko nanone kandi bikaba ari ibintu biri target. Rero ndagira ngo tuganeye kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo umugambi w'Imana ntuyoba ku muntu. Rero kubamenyesha yuko umugambi w'Imana ugira amaso biravuga ngo urareba. Umugambi w'Imana ugira amaguru biravuga ngo uragenda. Umugambi w'Imana ugira amatwi biravuga ngo umugambi w'Imana urumva. Umugambi w'Imana ugira amaboko biravuga ngo umugambi w'Imana urakora. Nta kintu na kimwe kibasha kwitambika imbere y'umugambi w'Imana. N'icyabigerageza ntago cyahirwa. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Kuko nubundi bajya bagerageza kwitambika, bakagerageza kubivanga mu byacu n'Imana. Ariko Bibiliya hari ikibivugaho. Iravuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza, nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Rero iri jambo abantu bakunda kwisomera kano kavuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu bakarekera, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya y'Uwiteka. Ako ngako niko abantu ntago bakunda kukavuga. Nari ndimo mbabwira ngo umugambi w'Imana, urabona mukakara Imana ishobora kweza igisubizo iwawe kugira ngo igihe cyo bita protestant cyangwa uburinzi, igafata ikamyo ya rukururana kimwe kirekire ikagikuramo amafiri ikagishyira imbere y'igisubizo cyawe, igisubizo kikaza inyuma. Ni ukuvuga ngo niba ubyumvise neza, ikintu cyose cyakwitambika imbere y'igisubizo kije iwawe, yakamyo yabigenza gute? Yagisubizayo n'ubundi ntabwo cyabona aho gice, bisaba kubanza kukihakora. Mvuko bimeze niba Imana ishyize ikamyo ndende igakuramo feri, igisubizo kikajya inyuma y'iyo kamyo, hanyuma kije iwawe, birasobanura ngo ukiri bwitambike imbere y'igisubizo cyawe. Ya kamyo idafite feri irabanza igikure mu nzira
kugira ngo igisubizo cyawe kikugereho nta nkomyi nicyo bisobanura kuko haleluya yakamyo nta felicite, nta feri nawumvise. birasobanura ngo buri kintu cyose kizitambika imbere y'igisubizo cyawe Imana izagikura mu nzira Imana izatanga ingabo nyinshi haleluya haleluya Imana ishimwe yanagiye mbona imbaraga z'Imana buri nzi yuko abantu bose bashima ngo twabonye imbaraga twabonye gutabara nzi ko ari abantu bafite amafaranga batuye i Kigali bafite amamodoka ariko naje gusanga kubaha Uwiteka ari bwo bwenge hari kandi namenye umuntu wubaha Imana utunze Imana muri we aba ari munini kuruta isi hari kandi namenye ni mubaze ngo nakaye hari kandi namenye igihe cyose uzabona abantu bakurwanya ntihagire ikintu cyiza na kimwe bakumenyaho uzajye wicara mu nzu cyangwa ubyine ahantu hose ubyine uvuga uti mfite iterambere mfite destiny kubera iki namaze kumenya ko ishyari rirwanya iterambere igihe cyose abantu bazakubonamo ibibi gusa ujye wicara ubyine ugure n'agafanta ugasome n'ubu utanafite agafanta uteke mu karukire mu kirahure uvuga uti niko kandi kunywa kuko hari igihe kizagera Imana ikaguteza icyo bita ingamba haleluya icyo bita destiny aho ujya haba hahari Imana irahategura abantu rero bagize uhishurirwa nk'ubu iyo baza kumenya ishurirwa kuko hano icyo ndimo ndanahishurirwa ntabwo uyu mujyi umazemo igihe kinini ariko igihe umazemo Imana igiye kukiguramo umusaruro mu baruzi ba Imana amina ndabwakiriye sifa kwa Mungu ntabwo uyu mujyi umazemo ibihe birebire ariko hari ibintu Imana igiye kukuremera ikaguha icyo bita power mu mwuka no mu mubiri amina kora kunda yewe gutya vuga ngo ni mama w'amahanga ndi mama w'amahanga amina ibi biganza byawe birimo umuti hari abantu benshi basengera bagakira n'iryo tangazo n'Imana irima tarasini mangoza bone fo Imana ishimwe cyane turi ku ijambo rivuga umugambi mw'abantu umugambi nari ndimo mbabwira ngo igihe cyose abantu bazakurwanya ujye umenya ko hari imbaraga ziguherekeje kandi abantu nibakurwanya bakoresheje imbaraga z'ikinyoma bakakwirukankana ukiruka bazasigaza imbaraga zizabasubiza inyuma iz'ukuri zije ako kantu urakumva ako kantu ibyo mvuze nabisubiramo ari igihe abantu bakugurukana bakakwirukana ukiruka bikanakunda kuko ikinyoma kiriruka ariko ntigisiga ukuri ni intego y'iri jambo dusomye ikinyoma kiriruka ariko ntigisiga ukuri reka nkubwire ijambo rikomeye uyu munsi tuvugana twebwe turiho aho twari twiteguye ubutabazi twarabuze ariko twabonye Imana ari Imana itabara iri jambo dusomye ni igihe Abisiraheli isha kuryumva neza usoma Itangiriro 15:13 Bibiliya iravuga ngo ni igihe Imana yari imaze kubwira Aburahamu ngo arinde igitambo nimugoroba agasinzira inkongoro zikagije dufite abantu benshi inkongoro zari igitambo bararirimba zarakiriye bakabwiriza zarakiriye kubera ko bafite amazina aremereye bafite n'ibintu bifatika ariko Matayo yarabivuze muri 25 yaravuze ngo abatanu n'abapfu abandi batanu n'abanyabwenge mubwire mubyekora hano muri biganza ntuzakangwe n'ibyo ubona mu nsengero n'ahandi hose basenga kubera ko ari batanu kuri batanu abatanu n'abanyabwenge abandi batanu n'abapfu abanyamavuta ni batanu n'abapfu ni batanu nta kibazo dufite kuko umugambi urakomeje w'Imana ngo abaza gusinzira niho Imana yamusanzira amubwira ngo urubyaro rwawe ruzaba basuke mu gihugu cy'amahanga bazakora uburetwa kwa Farawo bazabatuga hanyuma ariko Imana iravuga ngo ukuboko kwanjye kuzagendana na urumva ko ibibazo Abisirayeli bahuye nabyo Imana ibifitemo iki uruhare kujya gukora uburetwa Imana ibifitemo iki uruhare ariyo mpamvu nababwiye ngo ntimugatokeshe ibintu byose hari ibiza biri mu mugambi bigira ngo bigushungure hari n'abantu musengana bakakugerageza kandi ari abakozi b'Imana kugira ngo utazirara uzareba abantu wenda muziranye n'abantu nyabakire batandukanye Imana igukubita abana 10 ikaguha abandi 7 ikaguha imodoka n'amazi Kigali ariko muri ba bana 10 igasigamo uhenganye umeze uki kugira ngo ujye urujya mu rusengero buri make isiga kazatuma ugaruka oya niko bimeze none se reka ngo hari abantu benshi Imana yagiriye neza barayibura badaherukana nayo urumva kubera ki hari igihe umuntu azanzamuka
akajya ku ifiti n'inyama atarabimenyereye akumva ko birangiye ijuru ari iryo ngiryo. Icyo bita umugambi rero nendaga gusobanura ijambo ry'Imana dusomye niryo ngira ngo sobanure ijambo ashaka kurivuga nitoze buri wese akaryumva ngakubwira icyo bita umugambi wareho. Ntago umugambi ari ugukorera muri Matewusi, ntago umugambi ari ugukorera Nyabugogo, si muri Sititawa, ntago umugambi ari uwo nguwo, ahubwo umugambi w'Imana. Icyo nendaga kuvuga umugambi w'Imana uza ku muntu wese wayemereye, waba inzobe, waba igikara, waba muremure, waba mugufi. Buriya Korneliyo yabivuze neza. Buriya Korneliyo Bibiliya ivuga ko atigeze yinjira mu bintu bijyanye n'amasengesho no mu nsengero, ariko Bibiliya ikavuga ko yagiraga imirimo myiza, yagiraga imirimo myiza, yagiraga imirimo myiza. Noneho ngo amaze kubona imbaraga z'Imana niho yavugira ijambo rikomeye, aravuga ngo mbonye yuko mu mahanga yose ukora iyo gukiranuka Imana igira gute? Iramwemera. Urumva? Ubundi iyo tubonye insengero ni deresi y'umuntu, ariko Bibiliya izayisomeye urusengero yemera n'urwo mu mutima. Iravuga ngo urusengero yemera umuntu usenga by'ukuri n'ufashe imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye, ubwo niko rusengero Imana yemera. Uyu munsi turi mu ngaruka zo kugendera mu kigare, noneho kubera inzara abantu bafite bariye n'ibiryo bitarika. Bibiliya iravuga ngo mu gihe cy'inzara n'agakoroboyi k'amahurunguru karagugwaga, umuntu akaza ngo aje kukuderivura, ahize deliverasi ngo aje kugufata. Ubu sinakoresha itegeko isengesho rikagera muri Amerika rikagera ahantu heshi kandi ntiriwe mvunika, ntago byakunda. Icyo bita pawa ni iki? Si imbaraga Imana itanga. Uyu munsi hari ibintu byinshi, magarano ngasengera umuntu uri Burayi, nkavuga Imana singezeyo, ariko ngererayo ntumisengesho rikagenda rikagerayo. Urwaye umutwe ugakira, urwaye mu nda hagakira, urwaye umugongo agakira. Ibyo ni ibihamya abantu benshi bazi Imana igenda inkoresha. Kugenda umuhanuzi wifitiye icyizere, sinjya mvuga ikintu ngo ngure ngo urabizi ngo cyangwa nabyize. Waba ubizi waba utabizi ntibinde, kinamwanzi kinamwisha, kazi ya Mungu inaendelea. Imana ikomeje akazi kayo, ntabwo barero dufite, ntabwo badufite. Nuko najya menya kuririmba, hari umugore warinjye akarimbo numva karanire yarariringira avangwa icyambere ntabwo igibeshya oya, icya kabiri igira imbabazi, icya gatatu ijambo yivugiye ubwayo irikurikirana imyaka ibihumbi. Ndashimira Imana kitabeshya. Heka abantu badukurikiye bamenye ko Imana atari umurokore. Yego. Taga Imana ari umurokore, ni Imana yera kandi izahora yera. Uwemera ko ari umurokore, Imana ari umurokore, aze hano mpamagara mbwira iki Imana yakijijwe, ni Imana yera izahora yera. Abarokore ni twebwe dufite ibyo twihanye, ariko Imana ni imyembaraga. Amen. Amen. Imana iravuga ngo nzabaherekeza kandi n'ubwo mugiye gukora uburetwa nzabakuzayo amaboko akomeye. Wabyumvise? Bibiliya ivuga ngo baragenda bajyayo, biravuze ngo bazamara imyaka 400, bagezeyo bamara 420, harenga hingahe 30. None se wewe mu by'Imana yavuze n'igihe yaguhaye nta kintu ubona cyarenze? Ngo Abisiraheli bakoze uburetwa barananirwa, imyaka irarenga ngo barapfukama barasenga. Imana imanuka ivuga ngo numvise gutaka kwa Abisiraheli batakishwa n'uburetwa. Imana reka nkubwire wowe udukurikiye yumvise gutaka kwawe. Amen. Ureka nkubwire ngo Imana yumvise gusenga kwawe. Amen. Le shakita rabini sininga ninga za bonefo. Imana yumvise amasengesho yawe. Aho satabaye, aho umugabo watabaye, aho abana batari, aho inshuti zitari, Imana irahari. Kandi Imana iturebera aho tutareba. Ngo bakimara gusenga Imana yumvise ngesho, nibwo yahise igenda ibwira Mose amubwira ngo nibutse isezerano nasezeranije ba sogokuruza, genda uzana ubwoko bwanjye. Mose ngo arabanza arinajya bati sinzi kuvuga, ntabwo nshoboye. Farawo niyumva. N'uyu munsi dufite abantu dusengana bashoboye ariko badashobotse. Barahari bashoboye ariko badashobotse. Kesho uzabona muri iyi minsi no mu nsengero no mu makorari nahe aburyarya bwarabaye bwinshi. Ikibazo nibyo byareza abantu, uburiganye uburyarya nibyo byareza abantu. Umuntu avuga uti wampaye 2 ko mburaye, akarahira abana biye bose yuko nta faranga aheruka, ukamwihorera. Ejo wamubwira uti umwana wanjye baramugonze, none akaguru kavuyeho,
agahita kweze mu 200 atiriwe avaho na n'iminota itanu irashira. Urumva bakuze mu bintu by'uburiganya. Umubwije ukuri ntiyumva, wamubeshya akabona ko Mungu sanga ngo abahanuzi ngo ibiki mwege barabatakambira ntimubumvi, bababeshe mukabumva, kandi bababwije ukuri nimwumve. Genda ngomba kuguha inzira ho kuguha ifi naguhinda abantu kajya kwirobera. Mwarebye kure mukamenya Imana musenga, mukamenya n'abayikorera, kwiyo ufite amakuru ntacyo. Haleluya. Amen. Musaranga abwira Imana ati mpibimenyetso, buriye kugenda mu Kigali nta kimenyetso ufite. Nta muntu n'umwe Imana itasanga, kuko Bibiliya inyereka yuko nta muntu n'umwe uba mu rusengero utagira impano. No guceceka ni impano, no kuvuga ni impano, no kureba ni impano. Kuko hari umuntu kukareba ijisho ribi akaritukuza ukabona yakurebye nabi ukajya wumva ikibazo. Hari n'umuntu ukureba ukabata uyu n'umuntu w'Imana. Hari n'uwo muvugana uzumva kenshi abantu bafite ibikomere byo mu rusengero. Uravuga ute bite? Ati ni meza. Ati urameze utese? Ati rashima Imana n'abantu bakeye. Ugasanga abantu basirikiye mu rusengero, bamwe n'abarakara, abandi n'abanuke. Abantu bararakaye ntacyo wamubwira. Ngura no mu rusengero geje bundi nagiye kubwiriza ndagane rero abakirisitu, ubwo n'umuntu amubwira ngo hano ngo bakunda ibingo ngabiri bwigisha ndikiriza. Ariko ndamugane rero ubundi kugira ngo uzabone amafaranga y'umurokore, amaturo yiwe, ugomba kubanza ugafata umutima we akanezerwa. Niba yaje ababaye agatahanezerewe, ibyo kuza kubakanga ibiki n'ibiki, umurokore utarafashwa mu mutima we abameze abarutwa n'ikisi. Sinzi uko nabivuga, simbivuga hano kuri mikoro, ariko abatwa n'umutaragera mu rusengero na rimwe utarafashwa ngo anezerwe, nta kintu yaguha. Niba mbwa ati Imana iraje, yavuga ati nizi, ariko ntacyo yaguha. Ariko turashimira Imana ko ari inyangamugayo. Haleluya. Mose Imana mu bimenyetso bitatu mu nkoni ibishyiramo, ishyiramo abasirikare, abakorera mu mazi, ku butaka no mu kirere baraje. Yego. Bibiliya igaragaza abo mu mazi ni ibikeri, abo ku butaka ni indara imbaraga, abo mu kirere ni ibibugu. Abo ni abakomando b'Imana. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Abo ni abakomando b'iki? B'Imana. Mose ngo aragenda, agezeyo akoresha icyo bita itegeko. Ubundi hari isengesho ribaho ryitwa itegeko, ntabyo kwinginga. Ngiye nta mwanya mfite kuno gusha n'abadayimoni ngo urumva rero ngo Satani ngo urabona toka, uwo mwanya ntawo mfite. Haleluya. Uwo mwanya ntawo ngize gute? Ntawo mfite. Ntago uwo mwanya ngewe ngufite. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbaza. Ngo akigera ahita abwira Farawo ko kanya, aramubwira ngo urabarekura cyangwa ntubarekura. Farawo barabaza ngo abacyata Abisirayeli, ati ninde bivuze? Ati ni Uwiteka Imana. Farawo uzasome yarabashije ngo Uwiteka ninde, Imana ninde. Urumva? Ngo akimara kumva ko Imana ibashaka, ngo ahita aragenda mu Bisirayeli. Komantere Bibiliya iravuga ngo abagore bambaga amatafari bakoresheje amazi, bahise bambaga amatafari bakoresheje amashereka. Uwabambaga amatafari 100 ngakamba 200. Ubwo n'uburetwa bukomeye cyane, buvuye hehe? Kutabera amazi igitambo. Urumva? Noneho ngo ahita ategeka uko wambaga 300 wamba 500. Uzi icyo bisobanura mami? Kora hano nyikubwira. Biravuga ngo iyi Imana igiye kuza uburetwa buriyongera. Iyi Imana igiye kuza ikititi kuvaho, nuwoherezaga Bibiliya arafunga, nuwakubwiraga amakuru, nushiremo 100 ukamuhamagara akwita abasodo ukameze nk'amazi yiko kuyanginitse zishira utamubwiye icyo washaka kumubwira. Bese ni ibintu utamenya bidasobanutse, kandi iyi Imana igiye kuza ikibikubwira ujya mu gahuge ka wenyine, nta muntu wongera kukureba. Ariko ndashimira Imana, ndumva Imana igiye kuza. Haleluya. Ndumva Imana igiye kuza. Ndumva Imana igiye kuza. Duse ni makotarasi. Ndumva Imana igiye kuza. Imana ishimwe cyane. Ndumva Uwiteka agiye kuza. Hari abantu cyo nasenze isengesho Imana imishurirwa, ngiye kubona mbona mu rusengero buri wese ahagaranye n'umuganga. Noneho mbona akoze operation akajya kuramo umutima, akanyereka ngo bimeze gute. Ndavuga ni rero ibintu ko mbona bimeze nabi, nkabona umutima uri ibibyimba n'amaraso n'ibitemba by'ibisebe. Imana irambwira ngo ugende umbwirira abantu bari mu isi bose, ubabwire ngo bareke kwivovota, ngo barakomerekejwe n'abagenzi babo. Ubabwire ngo ku mutima wanyu nta hantu na hamwe hasigaye gukomereka, ahubwo umutima wose wararangiye. Ngiye kubona mbona azanya akantu marayika kameze nka sanitize akandira ku mutima. Imana irambwira ngo mugende babwire yuko Uwiteka wenyine ari uje komora imitima yabo. Twakire komorwa n'Uwiteka. Haleluya. Twakire komorwa n'Imana. Amen. Kokeye komorwa n'Imana.
gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera. Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Haleluya. Yesu niwe nshuti nziza. N'umugabo murarana mu buriri, n'umugore murarana mu buriri, avuga ngo ndagukunda ngo urafa twajyana, ariko iyo ugeze hariya kunuze kwirinda asubira mu rugo. Yesu yavuze ijambo rikomeye. Haleluya. Aravuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona. Imana ihimbazwe cyane. Havuga ijambo rikomeye abwira Kuro muri 45 Yesaya. Aramubwira ngo nzakugenda imbere. Mu nshuti zose bageze inshuti yari bwakwiye kuzakujya imbere. Uguye mu mwobo se ntibasubirayo. Have abantu twarabamenye. Yavuye ngo nzakugenda imbere ahataringaniye mparinganize. Inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma. Imwe nzabicamo kabiri ibindi bimenagura. Ndashimira Imana ko ari ibintu igiye kumenagura ibindi gacamo kabiri. Biravuga ngo Imana iciye inzira bundi bucya. Izaca kandi kayira. Izaca kandi kayira muri za nzira zirenga igihumbi. Izaca kandi kayira. Fereseri kayiri yaravuze ngo ripfa kuba ryaravuzwe nayo. Ripfa kuba ryaravuzwe nayo. Ijambo Imana ivuze iraririnda ibihe n'ibihe. Wirira ifi yawe ntawe uzayiroba ushyitse umutima mu nda. Nubwo abarobyi baba benshi mu kiyaga ifi yawe ntawe uzayiroba. Haleluya. Imana najya ngo tuze gusenga ariko ifi yawe ntawe uzayiroba. Imana ishimwe cyane. Ariko bundi ubwo babije gute? Ariko ntacyo uburyo bujyana n'uburyohe. Imana ishimwe. Ifi yawe nawe uzayiroba uko byagenda kose ifi yawe irahari. Haleluya. Abisiraheli baje bageze mu butayu tugeze ku ijambo twasomye bahura n'ubwoko bwitwa Abameleki. Mu buzima tubamo hari abantu bitwa Abameleki bashinzwe gutangira ibyacu. Twebwe iyo dusomye dukunda kwivugira Abafilisitiya, Abayebuzi, ariko Abameleki baragatsindwa. Imana ikurinde Abameleki. Abameleki bo bashinzwe gutangira amasezerano. Fujeni yabonye akazi bagahita bati ni igisambo, ntabwo yagashobora muri banki yajya yiba ukabura kabuze. Manuel azakora ubukwe, uriya musore ni indaya. Abo ni Abameleki babajyanga igihe bidasohora, ariko Imana iherekeza umugambi wayo. Haleluya. Imana iherekeza iki? Umugambi. Imana irawuherekeza. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Noneho ngo Imana birayibabaza ibonye kuntu bitambika ngo Abisirayeli batajya muri Kanani yabo. Imana birayibabaza. Niko kubwira Mose ngo fata ikaramu n'igitabo. Muhanga yaravuze ngo uzi kubika mu mutwe akabika no mu rupapuro, kuko hari igihe umutwe utakara cyangwa ukacanganyikira, ariko ibyo babitse mu rupapuro ntibiva. Umva neza. Birandikwa. Imana ivuga ngo byandikwa bibwire na Yosuwa, kuko utazagera bibwire Yosuwa yuko nzahanagura rwose kwibuka kwa Abameleki bitambitse mu mugambi wanjye nkabakuraho kwisi nkabamaraho. Imana ishimwe ko hari ibintu numva Imana igiye guhanagura ku buzima bwawe n'ubwanjye. Imana ishimwe ko hari inzira Imana igiye guca bundi bushyashya. Imana ishimwe ko ibyakurwanyije Imana yahagurukiye kubirwanya. Imana ishimwe ko imbaraga ziguhiga Imana yahagurukiye kuzihiga. Imana ishimwe ko abarozi bakurogaga Imana ije kubahiga nabo. Imana ishimwe ko hari izindi nzira Imana igiye guca. Imana ishimwe. Imana nihimbazwe cyane. Turashimira Imana ko ari inyangamugayo. Katonda mukama njagara kukumanyi nakunyenyota wasumurura mirembe webare mukama. Imana ihimbazwe cyane. Imana ishimwe. Chamagero change chiliwano, chamagero change chiliwano, chamagero change chiliwano, chiliwano. Nani mumabwira ngo igitangaza cyanjye kirahanga kandi ni cyawe kiri hano. Chamagero change chiliwa na kwata chamagero cyanjye. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo tuze gusenga isengesho ryitwa impuruza. Eliya yarisengeye Karumeli. Abahanuzi ba Bayali bahari. Aravuga ngo Uwiteka bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana. Ngo umuriro uramanuka utwika igitambo. Bose baravuga bati Uwiteka gusa ni we Mana. Imana ishimwe. Ariko reka mbwira uyu muntu umaze igihe ufite ikibazo cy'umugongo ukomeye. Imana irawukijije. Wewe wabyimbaga ibirenge Imana iragukijije.
wewe wari ufite ikibazo cyo kuzajya kwiseta Imana ibikuyeho iyo tangazo ndarihawe niba ubyumvise utereka je ngo ndashimira Imana hanyuma Imana avuga ngo byandike kuko ngiye witeka nzakura abameleki bose birandikwa urupapuro rubikara muri turuware abameleki barakomeza baridegembye bari ibintu Imana itubwira abameleki bakakomeza bakatwidegembya bakadusuzugura bakavuga ibyo bashatse Imana iramubwira ngo nzabahanagura hajyaho ba Debora hajyaho ba Salomo hajyaho ingoma nyinshi zitandukanye hajyaho ibintu bese ariko Imana irabyihorera igihe kimwe ngo Imana yibuka agasuzuguro abameleki basuzugura bisere reka mvuge ngo wewe wasuzuguwe Imana yibutsa agasuzuguro wasuzuguwe n'abameleki batacebwe hari ibintu Imana yibutsa ngo Imana iribuka itibwira Samuel avuga ati ugira vavo nibutse ibyo abameleki bagira bisere siko twasomye Imana ubwo akabameleki nikashobotse haleluya akameleki kashobotse ngo Imana ibwira Abraham iramubwira ngo ndi Imana yawe ndi Imana ishoboye ndi Imana y'amateka haleluya haleluya ijambo ry'Imana ngo agende bwira Samuel amubwira ngo Samuel we fata amavuta yo mu rwabya ugende ubwire Sawuli yari umugome niwe muntu Imana yabonye ishobora gusohoza isezerano ry'Abisirayeli ugende umubwire ngo Uwiteka ngiye kukwimikisha amavuta ari kube wumvira Uwiteka mu byo avuga byose Uwiteka aravuze ngo genda uhanagura abameleki bose ubarimbura n'ibyo bafite byose ntubabarire twasomye impinja twasonye abana twasonye abagabo n'abagore abantu bose twabasomye urumva ngo aragenda agezeyo ikosa yakoze ngo abagore beza b'inzobe abanini banini ngo yajyaga bashyira ku ruhande hehe ngo yabashyiraga ku ruhande ngo akora ikosa n'umwami wabo Agagi ngo aramurokora ngo akimara kumurokora ngo baba baragarutse ariko utunanitse twose yarakubitaga niyo mpamvu yiri umukene ugwa ahantu henshi utazi kwese ngo akimara kuza kugira gute ngo akimara kuza umva ikintu cyabayeho ngo ageze imbere y'umuhanuzi yohita yumvijwe aravuga ati none se ibintu Imana yakoze babikoze buriya kumvira Imana nibyo bya mbere abantu benshi 99% bazize kutumvira Imana arabaza ati ibyo Imana yakoze babikoze sinabikoze none ko ndi kumva guhogera no gutamatama biri kuva hehe ngo yisobanura avuga ngo ni ibitambo yarokoye kugira ngo bazamurike batambira Uwiteka niho Samuel yamubwiye ngo ntabwo Uwiteka yishimira ibitambo kuruta umuntu ugira gute umwumvira aramubwira ngo Uwiteka guciye ku ngoma ubu dufite abantu babwiriza baraciwe abantu basenga baraciwe abantu bayobora baraciwe Imana yabaciye ariko irabihorera urumva hashize iminsi mike ngo Imana irongera iribuka ndashimira Imana kwije yibuka ngo irongera iragenda ibwira Samuel ati noneho bwa mbere wajyanye mu mavuta yo mu rwabya noneho jyana yo mu ihembe ngo ahitaga i Betelehemu kwa Yesayi ngo agezeyo nkuko Imana yamubwiye abwira Yesayi ati mu bana bawe harimo uw'Imana ikeneye ngo ahita muri kuwitwa ari yabo w'umusirikare mwiza muremure w'uburanga ikintu gitangaje unyumve neza ibi urumva ni ibintu bifite imbaraga Imana yamubwiye ngo abantu bareba ubwiza bugaragara ariko je Uwiteka ndeba ngo aragenda ngo bamumurikira yabo bamurikira Shama bamurikira Aminadabu bose baraza barangiye umuhanuzi ngo aragenda yegera Yesayi aramubwira ati nose abana bawe bose barangiye ati bashize ngo ahita amaza ngo nese ngo Imana n'unyano yibeshye ngo ahita aribuka aravuga ati hari agasigaye kamwe kaba mu ishyamba ubwo yaravuze Dawidi ndashimira Imana ko Dawidi agihari nubwo atazwi nubwo atemerwa nubwo batamukunda nubwo nta nshuti nubwo nta mafaranga afite nubwo nta nzu afite nubwo atambara neza ariko Dawidi aracyahari wubaho Uwiteka Imana ishimwe cyane haleluya arangije ngo ahita aramubwira ati rero uwo nguwo ataraza nta muntu wemerewe gufata ifunguro reka mbabwire ngo hari ibintu Imana igiye guhagarika isezerano ryawe ritarasohora tugiye gusenga hari ibintu Imana igiye kugira gute guhagarika kugira ngo ubanze winjire mu masezerano yawe Imana ihimbazwe cyane avuga ati tugenda mujye kumuzana ngo bohereza Eliyabu ngo ageze mu ishyamba aho Dawidi yarari
avuga ngo ngwino papa rakuntu, yavuga ati sindibuze imyaka maze muri ishyamba nimyishe ko mutaje mbere. Imana niguha igisubizo, ntukagire gute, ntugahite wivamo ngo uvuge ibibazo umazanye igihe, uvuga uti wihagarareho. Avuga ati sindi buve, avuga ati ndi umwungeri w'intama, ngewe ntabwo ndi buve hano, ahubwo kereka ni wemera kunsigarira. Uzi icyo risobanura? Biravuga ngo Imana ikora shanjoma. Uwari uri mu rugo akava akajya mu ishyamba, uwari uri mu ishyamba akaza mu rugo, uwari unezerewe akarira, uwari uriza akanezerwa. Nicyo bisobanura. Hanyuma Dawidi ngo bamusigariraho, ava mu ishyamba aza mu rugo, ngo babandi bose uko amavuta yari yabanze. Dawidi ngo akigera mu rugo, Imana iragenda Samweli amubwira ngo wa wundi navugaga yaje, fata ihembe ryawe umwe nakubwiraga yaje. Ngo azamura ihembe, amavuta yose aribwiriza. Baravuga bati rero nta wundi muntu uri bwemerewe kurya Dawidi atararura. Ariko papa wabo avuga ngo akicara ku ntebe agiye kurya, ngo yibukana Imana imukuye, aravuga ati munzanire iranga yanjye. Ngo arongera aracuranga, yinjira muri Zaburi ya 23, aravuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igishucu cy'urufu sinzatinya ikibi cyose. Aravuga ngo inkoni yawe n'inshimbo yawe nibyo bumpumuriza. Aravuga ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iteka ryose. Arangije ngabona ukuntu bene wabo mukikije, asubiramo ikindi gitara, aravuga ngo Mana ndagushimiye ko ntunganyirije ameza mu maso y'abanzi banjye. Ndagira ngo Imana itunganye ameza abarozi bahari, Imana itunganye ameza abanze bahari, Imana itunganye ameza inshuti zagutaye zihari, Imana itunganye ameza abantu bose batakwemera bahari, Imana igutunganyiriza ameza mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Turabashimiye mwege mwari mukurikije ijambo ry'Imana. Twari tuje kwagira ngo umugambi w'Imana ntabwo yoba ku buzima bwawe. Dawidi yarasenze muri Zaburi ya 46 ku murongo wa 17, aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanzi banjye nibakireba bamwara. Imana igira ibintu ikora, abanzi bawe bagihari. Ukeneye gusengerwa, nitwa Prophete Blestaye, niryo zina rizwi kuri social media. Wampamagara kuri 0785983609. Iyo niyo nimero ya WhatsApp. Iyo washyiraho message ni 0722983609. Reka dusenge. Imana ibahe umugisha, kandi ukora subscribe, share, byose ubikore. Turagushimiye Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli. Ijambo ryawe ni itabaza, rimurikira ibirenge rikamurika ntacu z'umwijima. Wumvise iri jambo wese namenye ko umugambi w'Imana ugikomeje ku buzima bwe, kandi ukurikiye iki kiganiro cyangwa iri jambo cyangwa ubu buhanuzi nahabwa umugisha n'Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.